Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, mugubwe neza abakunzi bacu, ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell. Turi mu Kizungu cyangwa se muri RCD mu karere ka Rubavu. Turi mu gipangu kinini cyane muri quartier ya mbere nziza iturwa n'abifite hano Igisenyi. Ni mu Kizungu, iyi nzu duhagazemo cyangwa se iki gipangu turimo kiri mu buso metero kare 980. Harimo inzu ya kera ushobora kuba wavugurura cyangwa se ukaba wayishyira hazi ugashyiramo inyubako zawe, kubera ko ikibanza ni kinini, hajyamo inzu irenze imwe cyangwa se ugashyiramo amapartema, kubera ko hano hantu amapartema ashobora kukwinjiriza amafaranga menshi ku kwezi. Igipangu rero metero kare 980, zoning ni R1, byumvikane ko ushobora kuba washyiramo inzu itari etage cyangwa se ugashyiramo etage ubishaka. Harimo inzu ikomeye, ikibanza ni kinini, quartier nziza cyane kuri kaburimbo, iminota 3 kugera kuri Grande Barriere, iminota 5 kugera ku Kivu neza cyane, ni hafi. Iyi nyubako ntigucike. Ahantu duhagaze kuhabona amahirwe nk'aya ngaya ntabwo bisanzwe. Duhamagare mu mbere ni wagutange ni 200,000 zonyine, ukagura ahantu hafite ubuso bungana gutya, harimo n'inzu ushobora kuba wavugurura muri quartier nziza ya mbere nziza iturwa n'abifite hano mu karere ka Rubavu. Ntucikwe rero, duhamagare mu mbere, ukore subscribe kuri channel Rubavu Real Estate. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe, komeza ubane natwe, dufollowinge ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose ni Rubavu Real Estate.